arizo kwiriye gukora ariko icyo Imana ishaka arizo kwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko zikoza bimenya nikukidurizwa ntabwo biriho kandi nikukidurizwa ntabwo biriho kandi zo mugiye Yesu ziko kwita magari y'ibigumbi arimo kugira ngo zagere mu ijuru icyo wapitiye kugira ngo zagere mu ijuru icyo wapitiye kugira ngo zagere mu ijuru kabikukorera yashawe n'indoga nageri mutasi hari igitondo cy'ubugingo Bwana sifiwe amen ngikunda cyane muri uyu mwanya twiriye gushingura dika ejo twari mu kiriyo n'uyu musenyi yo twiriwe niyo tuvuye hanyuma rero twanezerewe Imana binyuze mu Mana no muri sindirimbo Bwana sifiwe amen hanyuma umvandimwe David komera mwana wada Imana ikomeze guhumuriza sebeni papa sebeni Tondo kizaba kijebushe Kizabamo igitaramo Kizatarama munabera bose Kizaba kiyowe Nuwera Indirimbo zaririmba muri cyo gitondo Iya bose ni umwana w'intama Hari igitondo cy'ubugingo cy'igitondo kizaba gihebuje kizatarama munabera bose kizaba kiyobowe Nuwera indirimbo zizaririmba muri cyo gitondo Niya bose ni umwana w'intama Tuzaririmba Yesu rufaya Tuzaririmba Isabanesheje Tuzaririmba Yesu rufaya Haleluya tuzaririmba
amatsiko yo kuzaba muri icyo gitaramo. tuzabona Yesu bwa mbere, tuzabona Yesu bwa mbere, intwari zanesheje isi. Abarize kwizera kwawe nimbabona Yesu. Mfite amatsiko n'ubwuzu yo kuzaba muri icyo gitaramo. tuzabona Yesu, tuzabona Yesu bwa mbere, intwari zanesheje isi. Abarize kwizera kwawe nimbabona amina Yesu. tuzaririmba Tuzaririmba, 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 tuzaririmba tuzaririmba, 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 izabanesheje. Baba we, tuzaririmba, tuzaririmba. turasubira ubwami bw'amahoro. Hallelujah. Ubwami bw'amahoro abantu bose bakagiye bifuza, gusa nuko inzira ijamo. Uyu ni umunsi wo kurira. Benshi azababesha ngo kurira ngo yagize integeke. Ni umunsi w'amarira no kurira ndetse tukarira cyane. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kuko uyu munsi iyo umwana avutse azarira, iyo atarize ababyeyi bazabarira. Yego. Uyu munsi uwagiye azaceceka, akaba ari twebwe tugira gute turira, kuko yadusize mu bimabaro, adusize mu mibabaro. Abantu batazabifuza kubana n'umwami ngo bavuge ngo iraba nanje naringiye mu bwami bw'Imana bw'amahoro. Bwana sifiwe. Ubwami bw'Imana inzira ijayo ni ugupfa n'amarira, kandi ugiye akagenda yiturije asinziriye, abasigaye tukarira. Ni umunsi wacu wo kurira, ariko dufite amatsiko yo kuzoba muri icyo gitaramo. asubiramo niturangiza dukubita umukunga, tubyinira Imana, tubwire Imana ngo Mana we, ubwami bw'Imana buradutegereje kandi mu bwacu tuzabubamo. mfite amatsiko yo kuzaba muri icyo gitaramo. tuzabona Nimbabona ashira urukumbuzi. mfite amatsiko n'ubwuzu yo kuzaba muri icyo gitaramo. tuzabona Yesu, tuzabona Yesu bwa mbere, intwari zanesheje isi. abo bose abarize kwizera kwawe nimbabona amina amina. tuzaririmba Tuzaririmba, 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 twese urufaya. tuzaririmba Tuzaririmba, 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 izabanesheje. Tuzaririmba, 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 izabanesheje. Amen. umukunga w'iminota nk'itatu, refe yihangane, ntituririmba kandi twaririmba. Mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi, heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi, heri mtu aifuataye njia nzuri iendayo mbinguni. Usifiwe
inafaa katika safari, siku moja atakuchukua. Kuamini pasipo inafaa katika safari, siku moja atakuchukua. Tutakaa milele mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, Bwana nitakuona mbinguni. Kuamini pasipo kuona inafaa katika safari, siku moja atakuchukua. Utakaa milele. Kuamini pasipo kuona inafaa katika Yesu
Yesu
Mana nyiribihe uri umwami Yesu umwami n'igitare gikomeye kirakomeye umwami Yesu umwami n'igitare gikomeye yabereye ubuhungiro kumanywa mbera igicucu yabereye ubuhungiro ambera itara nijoro yabereye ubuhungiro ambera igicucu yabereye ubuhungiro atawe ambera itara nijoro yabereye ubuhungiro umwami Yesu umwami n'igitare gikomeye kirako umwami Yesu umwami n'igitare gikomeye yabereye ubuhungiro umurambera ubugabo yabereye ubuhungiro ntabwo ngimbi ndebana Revera tugiye gusubira mu gace gatoya. Bwana asifiwe. Amen. Beti tugomba kumuherekeza dufite umunezero mwinshi. Haleluya. Amen. Cyane haleluya. N'abantu bagihe bafite makantu kakinjira ugashire. Wumve ko duherekeje uwera w'Imana. Beti mwazaga muhura gucya kiririye. Beti akaba yasetse. Akaba yasetse ntiyarazi kuvuga adasetse. Nta muntu uzuseka kurya babaye. Ntibikunda. Kurya ibiri mu mutima nizo bisesekara n'inyuma. Yari umuntu w'ibyishimo. Nonega musubire muhaguruke. Abashoboye ariko tunezerwe dushima Imana babitubwiye ko araruhutse.
tumuherekeze n'ibyishimo tuvuge ngo nuko wanesheje genda uruhuke curanga dusubiremo ivesi imwe gusa nitumara duhimbaza Imana ntabwo nzavaho Yesu ari yabereye ubuhungiro nawe ndazamemukira ntabwo nzavaho Yesu ari yabereye data ndazamemukira azabera data umwami
Twa mwisi mwijoro ndamu babaro norofo ijoro zaha nagura marira bizabanaho mu babaro wose Imana izaha nagura marira bizabanaho umubabaro n'uwigiye gito ijoro naryo ry'akanya gato ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko n'ubu ntarabona Yesu azaba igitondo gihoraho niko nazongera kurira ukundi azaba igitondo gihoraho niko nazongera kurira ukundi azaba igitondo gihoraho niko nazongera kurira ukundi Hallelujah. Twongera tuzamure itoro cya Yesu. Hallelujah. Umuhanuzi Yesaya niyo twasomye umugabo w'Imana wahanuye ibintu byinshi cyane. Bwana asifiwe sana. Ahanura guhera ku cya gatandatu yatangiye guhanura izo mu ijuru, atangira kubona intebe y'Imana, atangira kubona abakerubi, atangira kubona ibizima, atangira kubona yerekwa ibintu byo mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Ngo agere ku cya karindwi abona Yesu Kristo nibwo yahanuye aravuga ngo umwami azosama inda kandi ngo azobyara umwana w'umuhungu kandi ngo azitwa Yesu Emmanuel. Sobanurwa ngo Imana iri kumwe n'abantu. Tuzamutibaro cya Yesu. Hallelujah. Ngo agere ku gice cya 9 abona Yesu yavutse. Aravuga ngo noneho umwana yatuvukiye. Duhawe umwana w'umuhungu kandi ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Tuzamutura cya Yesu. Hallelujah. Agenda hanura nibwo yageze mu gice cya 35 tangira kubona imibabaro ya wa muntu yisi gitangaza, Imana ikomeye, umujanama, data wa twese. Atangira kubona wa muntu karababaza. Nibwo yavuze ngo kuri uyu musozi ngo Uwiteka umwami Imana ngo azoharemerera amahanga yose ibirori, ngo yabagira ibibyibushe zuzuye umusokoro, ngo yatereke na vino y'umurera ngo imiminye neza. Ngo kandi kuri uwo musozi ngo umwami Imana ngo azahakuraho ubwirabure butwikiriye amahanga yose. Kandi ngo urupfu azabagiye kurumira bunguri, ngo nta n'imibabaro izongera kuboneka kubera kuri uwo munsi. Tuzamutibaro cya Yesu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Aragenda ngo gere ku gice cya 53 abona wa muntu yisi gitangaza, wa muntu yisi Imana ikomeye, wa muntu yise umujanama, abona yababajwe none abona yabaye munyamibabaro, wamenyereye intimba, abona afite ishusho itari yo kwifuzwa, abona wa muntu yaba natubwacu ngo twamurebaga ngo ntitwari ko tumushaka no kumubona, kandi ngo abona wa muntu yikoreye ibyaha by'abari mu isi bose. Bwana asifiwe sana. Kandi ngo bona nka kujya k'umwana ngo w'intama ngucecekera ngo imbere y'abawukemura ubwoya, abona uwo muntu nawe ngo niko yari ameze, nta ruvugiro yari afite, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yari aho ngaho gusa. Ariko ngo agere hepfo aravuga ngo ariko nubwo byari bimeze gutyo ibicumuro byacu tuzamutibaro cya Yesu. Hallelujah. Ararahira avuga ngo nukuri intimba zacu nizo yikoreye, imibabaro yacu niyo yacumitiwe, yashenjaguriwe kukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuriwe, kandi imibyimbaye niyo yarukishije. Tuzamutibaro cya Yesu. Hallelujah. Harakarimba muzamuririmba
yadukirishije ya Simba mibyimba wagize wagize ni nawe gukiranirwa gukiranirwa kwawe kwawe umucuranzi yagiye yatubeshejeho wari uwo kurimbuka kurimbuka mwadugo bugingwa guha. Bwana asifiwe sana. Ntabwo nyizi Yesu Kristo abona kera uretekereze yabonye igitangaza cya gitangaza cyahindutse imibabaro cyahindutse intimba nta shusho gifite umuntu wese ngo yabonaga ari ikintu kiri aho gisuzuguritse abona ari ikintu kidafite n'ishusho natwe twako tumureba aravuga ngo ntitwari tunafite ntitwari tunakeneye no kumubona ariko aravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yikoreye imibabaro yacu niyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye ngo niyo yadukishije usarire Yesu Kristo wageze ku mugashamba ka Getsemani kubera ububabare bw'igikombe yari yabonye atangira kubwira abana b'abantu ba Petero ngo none ndimo numva umutima wanje ngo gahinda ngo kenda kuniki gwara kiyo mwari mubaye maso basi ngo tubane isahi mugerageze ndimo numva mu mutima wanje agahinda kenda kuniki mu kanya gatoya ngo atangira gusuhuza umutima ngo bumva karasenga akavuga ngo mana ngo niba bishobose guti igikombe ukindengane ariko arigarura aravuga ngo ntibikuko nshaka ariko bibe ku bushake bwawe tuzamuri tubara cya Yesu. Haleluya. Amen. Wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa ubwo bina haleluya bisa n'amaraso ubwo wabina bisa n'amaraso. haleluya mbabona atangira kuva ibyuya ibyo Yohana yariko byandika yarariho ngo babona atangira kuva ibyuya ngo bisa n'amaraso igikombe cyari gikomeye cyari cyamuremereye rwose ariko kubwanje nawe Bwana asifiwe sana. Hano rero twasomye abona byose birangiye abona itorero ryazamutse ryavuye mu isi riri mu yindi si twange tuzamuri tubare cya Yesu. Haleluya. Ariko munikirize please muzamuri kandi haleluya. Ibyo sizo bigaragaza kubabara pe rwose munikirize abona isi nta yavuga ngo mbona isi nsha noneho abona n'ijuru risha. Bwana asifiwe sana. Abona muri iyi si nsha n'ijuru risha abona ibya mbere byashize. Haleluya. Ibya mbere byarangiye kandi usare wa pastor yadusomeye ngo habe no kubyibuka. Ibi ngibi twaducyamo hari umunsi bizoshira habe no kongera kubyibuka. Ibi tuzabyibagirwa burundu habe no kubyibuka. Bwana asifiwe sana. Haya yote tunayapitia kuna siku hatutayakumbuka. Bwana asifiwe sana. Kandi abona ikiborogo iki turi mu kuboroga buri meme turi mu kuboroga tugeze mu muborogo birarenze ariko abona ngo uyu muborogo no kurira nabyo byavuyeho. Bwana asifiwe sana. None ndibaza ibibazo bibiri ntago umuntu ubiza ariko reka mbibaze igihe narimo ntegura nabyibashije ndavuga ngo reka mbyandike kugira ngo tuze kubyigiraho. Kibazo cya mbere umuntu yobaza ngo se muri iyo si tuzatujamo abantu bazaba bafite imibiri imeze gute? Imibiri yacu izaba imeze ite? Kibazo cya kabiri imitekerereze yacu izaba imeze ite? Ibyo bibazo bibiri nibyo nibajije ndavuga ngo ndabibaza ariko nanone nongere mbisubize kubera ko nta mwanya dufite tubaza twese cyangwa ngo dusubize twese. Bwana asifiwe cyane. Haleluya. Kibazo cya mbere muri yose Paulo yagisubije mu Bakorinto ba mbere
igice cya 15 n'umurongo wa 35 havuze ngo ndabizi ko bamwe bazibaza ngo ese ngo abapfuye bazazurwa gute ngo cyangwa bazaba bafite imibiri imeze ite. Aravuga ngo kandi mwabapfapfamo. Atanga ingero, umuntu wari uzi gutanga ingero zoroshe, umuntu wese n'umuhinzi n'utarize akumva ko izo ngero zishobora akazumva. Aravuga ngo se mwabipfumwe ntimuza mureba ngo munarebere no ku mbuto mubiba, kuko za mbuto itashobora kuba nzima itabanjije ngo ibore, kandi iramutse yameze ngo ikamera ifite umubiri utandukanye n'uwo wabize gafite ka kabuto. Bwana sifesa abigereranya natwe. Ntabwo dushobora kuba bazima iyi mibiri yacu itabanje ngo ibore, kandi nituzuka ntituzaba dufite imibiri nk'iyi ngiyi. Tuzaba dufite uyu mubiri, ndetse yaranabisobanuye hepfo ashaka no kubivuga ngo ndetse imibiri y'abantu iri ukwayo. Avuga n'iy'inyoni n'iy'amafi n'iy'inyamaswa, avuga ndetse n'ubwiza bw'imibiri yo mu ijuru ukunda ubutandukanye n'ubwiza bw'imibiri yo mu isi. Ariko aravuga ngo ubwiza bw'imibiri yo mu ijuru ngo buri ukwabwo. Tuzamutura cya Yesu. Haleluya. Aravuga ngo numve mbabwire rero, kurya imibiri yo mu ijuru imeze niko n'iyo mu isi imeze. Iyi ngiyi ifite garanti y'igihe gitoya, kandi niko Yobu yavuze ngo umuntu wabyawe n'umugore ngo arame igihe gito cyuzuye umubabaro agakenyuka ahita nk'igicucu kandi ntarame. Nubwo wowe umwaka umwe n'igihe gito, sinzi umusaza ufite imyaka myinshi muno cyangwa umukecuru, nubwo wogeze 100 n'igihe gito. Nta muntu ubaho igihe kirekire. Garanti yawe yose ugenda uzumenya ko ari igihe gito. Bwana asifiwe sana. Haravuga ngo imibiri yo mu isi iri ukwayo n'imibiri yo mu ijuru iri ukwayo. Atukuze Bwana. Nuko yageze hariya kuri 51 yinjira mu yindi dimension, atangira kubona ibintu bikomeye. Haravuga ngo mureke mbamenere ibanga, kuko umuhaye mubona tuzosinzira twese, ngo ahubwo twese ngo tuzohindurwa, kandi ngo bizaba mu kanya gato kako guhumza. Biri zivuga guhumza, abandi bakavuga ngo guhumza no guhumura. Ibyo bintu byose, ibyo bintu ngo bizaba mu kanya gato kako guhumza. Kubwo ngo imibiri ipfa ngo ikwiriye kwambara kudapfa, n'iyi mibiri ibora nayo ikwiriye kwambara kutabora. Ngo amazi iyi mibiri ipfa igihe izambara kudapfa, n'iyibora ikambara kutabora, ngo hazabasohoye ijambo rimwe rivuga ngo urupfu rumizwe no kunesha. Tuzabaza ngo urupfu ngo wose warupfuwe, urubori rwawe ruri, imbaraga zawe ziri. Atukuze Bwana. Atukuze Bwana. Maze rero twabivuzeho bukeya bushize, umwana w'umuntu amaze gukora icyaha muri Edeni, icyaha cya Adamu cyahise gifekta ikiremwa cyose cyari ku isi. Icyaha cya Adamu cyafekta cyagize ingaruka kuri buri kiremwa cyose cyari hano ku isi. Amaze rero uzusanga tuzi ibingibi mubona abantu, ntabwo umwana w'umuntu yari yaremewe kurya inyama. Umwana w'umuntu yari yaremewe kurya imbuto, akabana n'inyamaswa, akabana n'intare, akabana n'inzoka mu mahoro yose. Habe na zino mpyisi muzamubona zimwe bita ngo na carnivore, ziza zirya inyamaswa, nazo zari zararemewe kurisha hinga. Yesaya yarabivuze hano kuri 65 no ku murongo wa 25 niho yaravye twabona ko ngo amaze ngo hazobisisha, ngo umwana ngo azozakinira ku mwobo w'incira, ngo intare ngo izorisha ubwatsi nkinga. Ngo amaze ngo isega ngo naryo rizarisha. Isega n'umwana w'intama. Yes, zabari kumwe n'umwana w'intama bizarishanya. Ariko icyo gihe ni mu ngoma y'imyaka 1000. Abantu bazabisobanura neza. Icyo gihe ntabwo ari mu ijuru, tuzobanza tubwire ingoma y'imyaka 1000. Aho ni mu ngoma y'imyaka 1000. Nukomeza gusoma hepfo ya 25 uzosanga aho yavuze ngo icyo gihe ngo umuntu wacu uzorama ngo cyane, ngo uzopfa kenyutse, ngo azapfa afite imyaka 100. Ariko nibigereranyo ashaka kwereka abantu uburyo hazoba harabaye kura. Kujya tuvuga nk'umwana apfuye akivuka, ngo twebwe ngo uwo muntu azaba apfuye afite imyaka 100. Uwo ni wa
ariko ni mu ngoma y'imyaka 1000. Amen. Amen. Chuge Satani zoba yaratawe mu rwobo iyo simo pasipona mwisho. Sizwa ndimoshaka kuvuga. Bwana tukuze sana. None mvuze ukuntu icyaha cya Adamu cyagize ingaruka ku kiremwa cyose. Noneho Yesu Kristo aje aza kugarura Edeni yo mu buryo bw'umwuka. Bwana sifiwe sana. Edeni yo mu buryo bw'umwuka egal imisabanire relation y'umuntu n'Imana ariko mu isi y'umwuka. Ariko nanone mu isi y'umubiri dukomeza kuruha. Rya jambo Imana yavuze ihana Adamu na Eva n'uburira cyadufite ingaruka. Cyaha cya Adamu kidufite ingaruka kugeza na mugingo n'ubu. Abakobwa bari mu kubyara ntimuri mu kubona ko bari mu kubyara bigoye. Yesu yaraje abisigaho arongera abisanzeho abisigaho. Bidufite ingaruka kugeza kuri uyu munsi wa none. Muri mu kubona ukuntu turi mu kurya bitugoye. Turi cyaha cya Adamu. Arinze ngo tugere no wenda abamama bazaba babyara byoroshe ndetse nasanze ariho binagoye. Twego benshi bamwe bagiye bavuka hano kumamubona benshi bavukiye mu mirima bamama bahize. Ariko ino turi mu kuvuka maternité akugosanga nanone birakomeye biratugoye. No kuvuga ngo iki ngiki ni icyaha cya Adamu cy'inga. Ariko hano rero ponge tuzamura cyubara cyaye. Hari ihumure muzamura cyubara cya Yesu. Haleluya. Iyi si rero duhatujamo. Imana izoba yagaruye paradiso yo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Bwana sifiwe sana. Zoba dufite umubiri ushobora kubaho imyaka yose y'ubugingo bwose budashira. Yohana yaranditse wa mbere hari ibice bitatu. Yaravuze ngo mbere y'urukundo Imana yadukunze, data wa twese yadukunze, ngo byatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi. Hepfo arandika aravuga ngo bakundwa ngo turi abana b'Imana. Ngo ariko uko tuzosa ndi kurerekana. Ngo ariko icyo nzi neza nuko Yesu Kristo niyerekana ngo tuzahita dusa nawe. Bwana sifiwe sana. Paulo arabyandika ari mu Bakolosayi ibice bitatu. Aravuga ngo nimba mwarafange na Kristo ngo muzamuhoza imitima yanyu kubiri mu ijuru apana kubiri mu isi kandi ngo mushakashaka ibiri mu ijuru apana kubiri hano ku isi kuko mwapfuye ngo ubugingo bwanyu bukaba buhishanywe na Kristo mu Mana kandi kuko Kristo ari we bugingo. Haleluya. Kuko Kristo ari we bugingo azerekanwa kandi ngo tuzerekananwa muri we ngo turi mu bwiza bw'igitangaza. Umuntu ufite amashaka yuko iyi mibiri yacu izahindurwa agende yishire mu byiringiro imibiri izahindurwa tuzoba turi mu bwiza ngo bw'igitangaza. Bwana sifiwe sana. Kibazo cya kabiri twarimo twibaza ngo ese aba bantu bazafite imitekerereze imeze ite? Ese abantu bomenyana? Umuntu akaba yumenya umugore wiwe nk'umugore wawe wapfuye akagusanga kamubaza se mada usize abana nawe uraje usize abana cyangwa muze usize abana gute cyangwa bimeze gute? Ese bizo bintu ese bizabiwe? Umubisho ko ikibazo igisubizo ko bimeze ndagisubiza tuzobamenya. Ariko uko tuzobamenya rero tuzoba dufite capacity yo kumenya ngo uyu yari umugore waje uyu yari umwana waje kuko byaravuzwe. Yesu yarabibashije hariya muri Matayo ibice 22 no ku murongo wa 23 bamubashije ikibazo. Barabaza ati se abasadukayo kuko ngo batemeraga umuzuko babaza Yesu ati se hano mu muhana dufite ikibazo. Hari umukobwa washaswe amaze gushakwa ntibabyarana na wa mugabo kandi amategeko ya Mose yemera kuko uyu muntu muramu agomba kumucyura akabyara ngo amucure na warafa. Haje wa gatatu warafa haje wa gatandatu kugeza ku wa karindwi. None dufite ikibazo hano urasiga ugikemuye. Uyu mugore umunsi wo kuzuka azaba uwande nicyo kibazo kikemure kandi ugikemure. Amakuru turayafite dufite amategeko ya Mose none twabuze ukuntu tubigenza. Yesu arabaseka ariko none ariko mwebwe mutazamusoma ibyanditswe
tuzamuri tubara cya Yesu. Haleluya. Haravuga ngo mu kuzuka nta gushaka nta no gushaka, nta bintu by'abagabo n'abagore. Twese ngo tuba dufite umubiri umeze nk'uw'abamarayika. Imitekerereze yacu izaba ari nk'iy'abamarayika. Abamarayika ni ibintu Imana yaremye, ni ibiremwa by'Imana yaremye bibayeho kuba kuyisingiza no kujana ubutumwa igihe bibaye ngombwa. Bwana sifiwe sana. Kuko bibaye ngombwa ngo tumenyane, tuzoza twama tuvuga ngo ariko uyu muntu twobabara tugasuhuza imitima, abantu bakagira akagurupe, abantu bakigunga kuko bakumenyana birimo ibintu byinshi muri indani. Uko tuzamenyana nuko reka ndabisobanura mumbabarire gato. Uko tuzomenyana na Revera Meshaki yani niko nzomenyana n'umushinwa tigeze kubona. Amen. Uko nzomenyana nawe niko nzomenyana n'umuntu wo muri Bangladesh ntarigera mbona. Tuzaba gusa turi mu bwiza bw'igitangaza. Bwana sifiwe sana. Tuzomenyana ngo yari umwana wanje kandi gabibaye gutyo gatsoza tuvuga ati data yarasigaye. Jewe naraje ariko na mama ariko data yarasigaye. Umambo ubona nukuvuga ngo tuzaba tugiye kugira amarangamutima twibaze kubasigaye. Tubaba kandi mu ijuru twavuze ngo azarandura imibabaro n'ikiboro kizaba cyavuye. Yesu yanavuze ko bitazibuka. Ntabwo no kubitekereza bizotekerezwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuko tugiye kumenyana noza ngo kurati se burya twabaga muri Kenya. Kuri uriya muntu gituma yari yatujengereje kwa kundi. Nawe yaraje. None turahumiwe. Ukwirije urukura ribona gutewa. Kumbe nakana wari rimwe ariko none guhumirwa. Kama ubasezeranya kuriya naka kujya twari tubana muri Kenya kujya kose yari yatubereye ikibazo kuriya nawe kujya yararuriho haserutse hano gute. Izo ngibyo ntibizoba kuko ibiri hano mu bisige hano ijambo ry'Imana yavuze ngo ntabe no kwibukwa ntibizibukwa. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Tamaranga zoba. Tamaranga mutima takwibukwa ivyarangiye bizaba birangiye. So tugiye mu yindi dimension yo gutekereza zo mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Yesu arabwira ati mukaza mumera gutyo kabataza basoma ivyanditswe. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Yesu wenyine ni wabivuze mu kanwa ke. Haravuga ngo ntibizabaho igihe cyo ntabyo kuvuga ngo uzovuga ngo yari umugore wanje, ngo yari umugabo wanje, ngo yari umwana wanje, ngo ngwene to ivyo tuzaba tumeze nk'abamarayika. Abamarayika bose baraziranye kandi barakundana kandi n'ibiremwa biri aho mu ijuru bibahe kuko gusingiza Imana. Tuzamutwara cya Yesu. Nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo, atakufa wewe. Mimi wake siku zote ninataka kumtii. Kwa neema nimepona. Haleluya nisitumikiza. Haleluya. Muri mzi w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo maze mwisi yagizwe ngo tuzabaho dusugiye ngo kudafa kwasimburanye no gupfa, kudafa kwasimbuye gupfa, ngo maze tubeho tutakibabara. Bwana sifiwe sana cyane. Haleluya. Abaririmbyi bahari butare bararimbye ngo tuzigira iwacu mu ijuru ngo aho tutazongera kubabara, ngo maze Imana izadohoza amarira ngo twarize tukiri mu isi. Bwana sifiwe sana. Hari atwaririmbye turavuga ngo umubabaro n'uwigihe gito. Ni kumurimbye aririmbye ngo ni ijoro muhamubona papa, iri joro ni igihe gito. Nukuri iri joro ni yakanya gato. Turirira kenshi muri iyi si turimo ariko nuko tutarabona Yesu. Hariko hazabaho igitondo tuzamurikwa cyane. Haleluya. Hazabaho igitondo cy'ubugingo ubwo tutazongera kuri rukundo. Igitondo kidasanzwe. Uriya yaririmbye umwenda atari yaririmbye referari ngo kizaba kiyobowe n'uwera
uwera ni uzofata mikrofone we uwera wenyine ni wawe uzoba ufite ijambo uwera tuzamure haleluya uwera wenyine ni uzoba uri moderateur w'igitaramo nta muntu uzoba wakora usinga twese tuzoba turahanga gusa kugira ngo twumve amaherekezo uwera hayatanga ariko ni gitangaza nuko ha commentaire kibi turi mu gutindamo uwera wenyine uzoba igitaramo agiheza umurongo ashaka akatuzamura cyane cyane haleluya hamazara ngo mfite amasiko n'ubwuzu yene ngo kuzoba muri cyo gitaramo kabona Yesu bwa mbere n'intagwari zirimo bari batu Bwana sifiwe sana muri imzara aravuga ngo none ntacu muwabara ntwaye kuko nzawibagirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'ibyago w'Imana bizahanagura amarira Imana izahanagura amarira amazi ivaneho umubabaro wose Bwana sifiwe sana Imana izanagura amarira izavana umubabaro wose Imana izanagura amarira izavana umubabaro noneho haleluya kuko nzawiba nubwo ngifite kubabazwa mu isi ijuru Imana iza hishurwa kwa kapati mu bice 21 noneho yo final ngiye kubona mbona ijuru risha ngo mbona nisisha ngo mbona isi ya mbere kwivanwaho ngo mbona ijuru rya mbere ko rivanwaho noneho ngo mbona n'inyanja icyo gihe ngo ndiye nayo yavangishwe noneho ngo mbona Yerusalemu musha ngo Imana ukituruka mejuru ku Mana ngo irimbishijwe kakujya umugeni ngo azarimbishijwe umukwe we ngo numvijwe rivugira kuri yande riravuga ngo ndori hema ry'Imana ngo riri kumwe n'abantu kandi ngo guhera none baye Imana yawe namwe mubaye abantu baye kandi bigiye guturana nawe Imana cyo kugira ngo iturane nawe Bwana sifiwe sana kandi ngo n'Imana izahanagura amarira ku maso yawe kandi ngo umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ngivyo ngo ntibizongera kuba ukundi Bwana sifiwe sana kandi wari kumubwira aramubwira ngo andika uvuge ngo aya magambo andika uvuge ko ari ukuri kandi nayo kwizegwa ariko hepfo aramubwira ngo umva ari akantu kanotebiye ngiye kukubwira uvuge ngo imbwa abarozi abasambanyi abakunda kubesha bakanabikora abo nta place nta mwanya bafite muri ugo rurembo ako karanditse hepfo baza bagasimba karanditse ariko hepfo ubusome nta mwanya nta mugabane ngo bafita muri ugo rurembo abo bantu tuvuze